umugore rero dusanzwe duhura aho ngaho mu butayu kaza nyine akaduha ubuhamya nuko hanyuma se maze kukubwira ati tanga ituro ry'ishimwe nyine ubwo ntacyo nari mfite nagiye nyine ndaho ngaho ngiye kureba ko nabo usanga Imana ikagira uko ihindura amateka ariko yafite 500 mu mufuka yakuramo rwose ndamushyikiriza ayafata akomeza yafashe ngo kandi nkomeza mfashe harambwira ngo ntawe ukomeza ufasheho ntabwo yafashe ngahita yatwara yabiki yafashe nayo nkomeza mfashe agace karafata kandi arareba arambwira ngo ngaya amafaranga ntabwo ari buri make mukoramo ukoramo n'inoti iruta izindi mwari ufite kandi ariyo gusa wari ufitemo nyine mfite ese bashize mu mufuka ntabizi nyemerera ngo usuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza unkurikiye muri kano kanya nimba utameze neza urwaye reka nkubwire ngo humura Imana ikorohereze kandi uraza kumera neza kandi nawe wumva umeze neza reka umfashe usengera abantu batameze neza muri kano kanya kugira ngo Imana y'amahoro nabo iborohereze Pazo tuguhaye karibu murakoze cyane kaze kuri Rupaca TV murakoze cyane Rupaca ko wishimye no kwishima cyangwa urimo ko niba byagenze dibashe babaye nziza arabyumva nyine wanyujijemo arukuru nyine nuko Imana muze kari ku cyumweru uje uvuye mu materaniro se harafunze sinkigerayo reka da ko hari ahandi hafunguye wari kujya naba nkubeshye naho nagiye mbabaye naho wagiye tuguhaye ikaze rero turabishimiye wakwibwira abadukurikiye sinanze kukuvuga kuko uri umuntu w'umugabo ntahe ngo wivuge ntacyo nitwa Pazo banyita Pazo witwa Pazo ndumva uri n'umusitari Pazo niryo zina ryawe Pazo reka iryo banyise ntaryanga ni akabyiniro k'abantu nyine kubera tuba tuzuranye nabo ariko ubundi riva kuri Patrick yitwa Patrick Niyibisi yitwa Niyibisi Patrick nabo bagahita bavuga Pazo kijyambere nyine bashatse bazajya banguye ngo nitwa bashatse kubavuga yose ni Pazo Pazo ubwo ni NB byagorana ariko bazabikora uko babishaka njye ntabwo mbyibuka Pazo turakwishimiye hano kuri Rupaca TV murakoze ese kuki utagiye gusenga uhanga urusengero bararufunze kandi maze byari amateraniro ahantu henshi bateranye umuntu wese ugira ngo ameze nkaho nacitse intege cyangwa wacitse intege zuziciwe n'iki hari ibintu umuntu agenda abonaga buriya mu gusenga akabona nabyo n'ubundi ushaka naho uri gusenga ntawe ugahitamo kuva mu rusengero se ni n'u Rwanda narushyize mu mutima ntabwo naruvuyemo burundu narushyize mu mutima ko numva umeze nk'umuntu wabivuyemo n'ukuntu nari nzi wakunda gusengera ku misozi cyane ku misozi aho uracyajyayo mparebera kure nitambukira ariko ni kuri ya mpamvu wenda ya leta yuko gusengera mu misozi bitemewe yego nayo irimo ariko yaje nyuma ariko urumva ugenda ubica ku ruhande numva wagira ngo ugiye ufite amakuru ukuntu mu rusengero wapi mu rusengero uti wapi ku misozi ati hari impamvu ariko yaje nyuma ubwo si impamvu zingahe ebyiri muragenda bitsinda nyine ati urusengero rusigaye ruri hehe mu mutima ubwo ngiye maze kumvamo impamvu zigeze muri ebyiri hari impamvu utakijya ku musozi hari n'impamvu utakijya mu rusengero ariko urusengero numvise uvuga ngo bararufunze insengero zirafunze zirafunze ariko bafunze urw'iwanyu wenda ariko izindi zo zirafunguye da yego da
hacu zo bana zo zifunze zonyine simbere. ariko rero buriya tutabiciye buriya ku ruhande ku misozi, ntagiye gusengera ku musozi mba mbona ari sawa, nuko wenda muri iyi minsi bitemewe, ariko buriya biba ari sawa. Ega rupaka nkubwire ni sawa, hari ikibazo ntibyo dusangayo. None se kamubwire waba ugiye gusenga umuntu akaza kukubwira ibintu akaguhanurira nyine ugahura n'Imana, si cyo kiba cyatujyanyeyo. Ega nyine yakubwiye umva ko ari Imana wenda ikubwiye, kandi wenda n'ibyo yiganirije, cyangwa se afite n'ahandi abikora ntawamenya, siko Imana zabaye nyinshi. Ariko bitewe n'ikibazo ubuze ugiye gusengera, ndumva njyewe wamenya ko ari Imana cyangwa atariyo. Bya bintu ni amayobera, niyo mpamvu buriya akenshi umuntu nyine akubita umutwe hasi ukumva ngo yaguye, ariko harimo amayobera. Reka mvuge nkubwire nk'urugero, yewe hari umuntu nzi wagiye gusengera mu musozi, ariko akaba agiye gusenga afite ikibazo cy'umugabo, umugabo yaramutaye yishakira undi mugore, yari umugore nyine ugiye gusenga, umugabo we yagiye gushaka undi mugore, avuga ati kajya gusenga Imana niba ufite byose zampa undi mugabo. Ubwo ni umugabo wari watandukanye n'umugore, nyine umugabo yataye umugore ajya kwishakira undi mugore, ahubwo wa mugore yataye niwe wagiye gusenga, ajya mu musozi ajya gusabira Imana imuhe iki undi mugabo, Imana imwihere undi mugabo. Ahageze rero ahura n'abakozi b'Imana nyine babandi bamubwira nyine bya bibazo byanjye, ati mugore itaha ikibazo cya Imana irakibonye, none aha ngaha Imana iguhaye umugabo. Aho nawe yumvira akigerayo yahura n'umuhanuzi aramubwira ati ikibazo cyawe Imana yakibonye, Imana iguhaye umugabo. Iramuguhaye, itera haleluya 6 7 zamuka agera ijwi. Ariko urumva uwo muntu sinumva Imana hari uko itarigize ikibazo cye yarakibonye, Imana imuhaye umugabo. Ikibazo si icyo rero njye nahuye nacyo, ibyabaye nyuma y'ubwo buhanuzi, icyo kibazo nahuye nacyo, ikintu cyatumye numva ntazi ibyo aribyo by'ubuhanuzi nahuye nabwo. Sinzi ariko bose bahanura ibyakurikiye ubuhanuzi bw'uwo mugore. Ubwo buhanuzi bwabanutse mu Imana imuhaye umugabo, natewe haleluya natahe aramusanga, asanga umugabo nyine ahita amubona nyine uko bamubwira. Ibyakurikiye iki kintu cyatumye numva nyine ubuhanuzi. None se uwo mugore mwari muziranye cyangwa mwahuriye mu butayu mwagiye gusenga? Umugore rero bisanzwe duhura aho ngaho mu butayu, kaza nyine akaduha ubuhamya, ariko umuntu wamuhanuriye yaraje gushyashya, yari mushyashya, ntabwo dusanzwe dusengana. None se mumaze guhurirayo uwo mudamu yaramanutse arataha? Umudamu yaratashye, ewe akimanuka umusozi nyine ageze mu muhanda wo hepfo ahura n'umuntu yari hari mu gitondo, ako turuka mu musozi kijya kwa Mazimana, hari mu gitondo hari umuntu yarariye mu kabari yifitiye isimbe ryiwe, ufite n'akarikeri, ahita agashyira mu mufuka inyuma, ati baho mada tumeze gute mukozi w'Imana, Yesu ashimwe. Dore ko umuntu wanyweye icupa nawe yarenyweye ngo akanyabugabo kaba kaje, ko nyine afite icyizere. Ati mwa mukozi w'Imana, ati mwaho neza, Yesu ashimwe, nahimbazwe, ati mbonye uvuye gusenga, ati kandi Imana yagusubije, ati Imana yagusubije rwose. Nawe batangiye kumuhanurira, ati Imana se ntabwo ko iguhaye umugabo, ati yamumpaye. Nengera utegereje aha ngaha, inyuma hari akarikeri kari kakingi. Nako yarakarebaga se? Ntabwo yakareba, kari kari mu mufuka w'inyuma, bari ukabona nyine. Umugore ntabwo yamenye ibyo ari byo, akimara kumva umugabo nawe arashe ku byo bamubwiriye hejuru mu musozi, iki cyari gusubiza Imana yambwiye, yambwiye ngo Imana impaye umugabo none uyu nguyu ngo biza ku mutima, ati niwe wanjye. Umugabo ati se byagenze gute? Umugore aramubwiye, umugabo yarantaye, nyine mbona senga Imana imbere mpaye nimero yawe.
biza kurangira nyine barateretana. ariko urumva se urumva uwo mugabo bari baziranye ko Ntabwo bari baziranye, ntibahuye gutyo. Oh. Ubwo biramuye nibire mu musozi, ubona ari umugabo nawe wasengaga, ahubwo nawe aramanuka nyine yigendera kwemera akarike. Ariko buri muntu wasengaga abazi nyine abasenga ibyo nawe aba yarageze yababizi. umuntu wasengaga iyo agwa cyane. Agwa cyane kandi byamugwishije naho byagiye bituruka abahazi. Abamukubise akanimero. Bamuhaye nimero, baraganiriye nyine kuri telefone, bapanze gahunda, barasurana nk'umuntu bose bibana. Umugabo yari umufundi rega, yari umufundi wavuye mu ntara aza gukorera nyine inaha. Wasanga rero ataye n'umugore nyine afite umugore yongiye ariko kuri bapagasa bajyana nyine ipfiye ngiye mu cyaro kujya gutunga umuryango. Umva yiberaga nyine mu bwete uwo mugabo umukunda akora agataha muri weekend. Abamuhaye nimero bati tuzasurane. Ibyakurikiyeho nyuma amaze kuyumva uko byagenze rero, numva ko wa mugore nyine byaje kurangira, byatangiye umugabo ajya gusura umugore nyine nk'umugabo uzi icyo ashaka, bagiye bateye amakurasi, bararimbye, barabyinnye, umugabo aratashye yicira ukayifatira akarike yayigendera ajya mu rugo. Bukeye nawe ngo ati mugore ati nanjye mbonye umugabo rwose ukuntu yagiye kajya kumusura. Yagiye ajya kumusura, abavanye y'inda, abamuteye inda. Yaje kumushyira mu rugo se byibura? Hanyuma biyaza ko yamushyize mu rugo, bya bintu Imana yavuze ntagombye ayakaneka kuvuga Imana, bya bintu umuhanuzi yavuze ntagombye kuba byarabaye. Ati ibyo wa muhanuzi yavuze ntagombye kuba byarabaye. Icyabaho cyatumye nibaza ibyo ari byo, gatuma nibera gutya nanjye mbona n'urusengero ndurebera kure, ni uko yamuteye inda akamwe, mbega nta nubwo yamwaka kuko baherukanye ubwo ngubwo. Buba bakimara kuryamana bateye iyo nda, ntabwo bongeye kubona. Umugabo wese yigendera, umugore yongera kugira abandi bana, mu bana babiri yari afite hiyongereho undi wa gatatu. Noneho ukaba kutanagira se, asa atazwi. Umva si ikibazo, umwana wa gatatu. Kuko umugabo wa mbere yamusigiye babiri, noneho n'uwa gatatu bamusigiye utagira se, noneho utagira epfo na ruguru. Kandi biturutse kwa nde? Wa muhanuzi. Umuhanuzi niwe wabitanze byose. Sibwo umuvandimwe wandeka. Ntabwo none se ariko wenda icyo ngicyo cyo urabizi habaho ivangirwa, wowe wenda ni ku giti cye, aho ubwawe ku giti cyawe ikintu cyatuma urebera umusozi kure, hari igihari icyo ngicyo cyo kuvangirwa. Mbese ubwo nzamenya gute mbwiza ukuri? Ambwira ati Imana iguhaye amafaranga, ndarinjira hepfo muri umuntu nkubita igihumbi, kuko tubwo bampaye igihumbi, nta n'undi uza kumpa bibiri bibe bitatu. Impamvu ya kabiri nasenganye n'umuntu kira gutya ahamagutse aransengera, arambwira ati Imana ikugiriye neza, tanga ituro ry'ishimwe, icyo ufite cyose gitange rwose nk'ishimwe, uze hano tuyisengere Imana ihumure. Icyo gihe se ubwo yari avuze ko Imana ikugiriye neza gute? Muhinduriye ubuzima nyine, mwe kugisuzugurira. Imana ihinduriye ubuzima. Shumbisha ko Imana ihinduriye ubuzima rero, ugira icyizere. Hanyuma se imaze kukubwira ati tanga ituro ry'ishimwe, nyine ubwo ntacyo nari mfite, nagiye nyine ndaho ngaho ngiye kureba ko nabo usanga Imana ikagira uko ihindura amateka. Ariko yafite 500 mu mufuka, yakuramo rwose ntamushyikiriza, ayafata akomeza yafashe mu kayi, nkomeza mfasheho, arambwira ngo ntawe ukomeza ufasheho. ntabwo yafashe ngahita yatwara yabiki, nafashe nayo nkomeza mfashe agace karafata kandi arareba arambwira ngo aya mafaranga
buri make mukoramo ukoreramo n'inoti iruta izindi mwaba ufite kandi ariyo gusa wari ufitemo. ariyo nyine mfite ese bashyizemo umufuka ntabizi nawe nyumvire nk'iyo mpamvu ntiyatuma nawe wiheba mukuramo inoti iruta izindi kandi ufite rimwe ya 500 habe n'igiceri cy'ijana gisigayemo niyo nguvuze ngo usijana ntabwo ujya guta 500 akubwiye gutya wabigenza. Ariko rero nubwo wenda byagenze gutyo, urumva nyine buriya ku musozi haba hagiyeho inzahare nyinshi, ari guhindura uburyo noneho nkazajya nigira mu rusengero, nkajya gusengera mu rusengero. Ndumva ku musozi niba ubona byaragenze gutyo, ahubwo inama nakugira ni yo kwikomereza mu rusengero. ukamubweza ukuri naraguwe sinzi ko nzabyoha gusa iyo ufite hano umutima wanjye ujya ufata umwanya se ukiherera ugasenga byibura wowe ku giti cyawe. cyakora mfite ikibazo sinagisengera, ariko iyo nishimye sinjya mpfa gusenga. Iyo wishimye ntusenga? Sinjya mpfa gusenga, ariko mfite akabazo nagasengera n'igihe gakemuka. Usenga ariko ufite ikibazo? Imana nikurengere kandi igutabare, niko nabivuga. Paza tugana ku musozo, ndagira ngo byibura ntangiye kuvuga ngo usengere abantu badukurikiye. ubu rero abari badukurikiye reka mbashimire, mbabwire ngo ibintu byiza, Imana y'amahoro iborohereze. nabo bansengera reka nabo musengera ariko nange nsigaye nsenga ibice ndagushimiye wowe twabanye, nimba ari ubwa mbere tubanye kora subscribe, tuzajye tubana mu bindi biganiro. Babwire ngo Imana y'amahoro nibahe umugisha kandi bishimire. Ciao ciao.